umutunzi ajya ahantu ashya ababara babaza, ariko noneho ngo yakemuka arazaza kuruhande rw'akaratera zaho ko twaturanye twabanye wamfashije karebuka nibura ngo yari akeneye n'ufata utuzi cyangwa urutoki agakoza mu mazi akabigobereza mu kanwa kagomba ko cyangwa ururimi bagomba ko yabona ngo bikinga arazaza, ariko muzi uko yaburiwe yarabwira ati arazaza Rasada hamwe ngo habumurira hagati yanjye nawe uraha ntashobora kumusomura nubwo ubona undebe ariko biranyuranye uwapfuye yizera n'uwapfuye yarakoreye sekiri ntabwo bajya hamwe biratandukanye ariko none arongera aravuga ati ariko se nibura wahagize ukuntu habayeho gutuma mbese akagira ujyana ubutumwa akajya kubwira abakunda banjye nasize ntibazakore nk'uko nakoze none rero bazaza ahantu muzi ko ijambo bamushubije naramubwiye ngo bafite intumwa n'abahanuzi bazabumvire, bafite Mose bafite n'abahanuzi, nta muntu ushobora kujya mu rubanza bajya kuburira ikintu. Muri make uwapfuye n'abaza ntabwo azi niba mubona nawe ko bagaruka tuburi ntabwo tugiye ahantu mubona tujya, niyo hari umubyeyi wawe, niyo hari umwana wawe, niyo hari inshuti yawe, ahantu murajya nagaruka ngo bwire inshuti ati uramenye cyangwa se ahantu ntibishoboka, Imana iba yashyizeho umupaka. Tugushimira ijambo rizima wabikisha ubuhanga n'ubwenge, tanga imbaraga abantu bawe bari kwiyumva, kandi uyu mubyeyi wishubije turasabye kugira ngo ubwo agiye kuruhuka abagari bose baruhukiye, abamuherekeje bose bamwigire byinshi, kandi ijambo ryawe twumvise mwuka wera ridusobanurire kugira ngo natwe uko dukwiriye kwifata, kugira ngo muri isi y'ibiruhuka ubwo uzahamagara amazina y'abera buri wese azumva izina rye. Murakoze, muzabane natwe no mu ruhande rwacu, tubisabye mu izina rya Kristo umwami wacu. Amen. Murakoze umushinga wacu kuganiriza ijambo ry'Imana ndetse no kubera ikaze So
mwakora isezerano indirimbo nziza baturirimbiye yongeye kugaruka ko ubuzima buzarangira twakire kuririmba kora isezerano bateguriye kuririmba kuri uyu munsi hanyuma kugira ngo hanyuma aze kukomeza gahunda izakora tugiye gukoresha ubuhamya bw'umama wacu afite abana yabyaye turaza kubaha akanya hari pasiteri wavuye mu itorero aho yabarirwaga Rusizi nasa bagize abashoma akanya ari mu nzira pasiteri Zabuloni hanyuma tuzamwakira n'uwo baturanye mu Madakiba nawe bayitegura tuzamwakira Theodete n'umwe nanone mu bafatana be kugira ngo bafite icyo bavuga tuzaza gusoza rero twumva umukuru kugira ngo nawe atugezeho amateka ye uko yavutse uko yakuze kugeza ku munsi Imana yasoje ubuzima bwe ni uburyo tudatinze cyane tugiye gusaba abana be bazi hano hanyuma abakobwa be bo bubakanye urugo batambuke bazi hano n'uwo tugiye kugeraho kugira ngo bavuge ubuhamya bw'umama wacu. Turashimiye ko mwaje kwifatikanya natwe gusezera bwa nyuma ku babyeyi batubyaye Imana ibahereze umugisha. Nshuti n'abavandimwe isaha shimiye itorero rya Kabugavire shimiye korali isezerano mwese naje gufata umugongo turabashimiye. Uyu munsi kugira ngo muri ijambo mvuga ntabwo biba byoroshye urupfu tuzi ko twese ariko tuzacamo kugira ngo dutahe mu gihugu duharanira mu ijuru ariko niba tuvuyemo kwihangana biratunanira niko amarangamutima Imana yaduhaye agateye ariko ntabwo nabura gushima Imana n'ubwo umubyeyi wacu yatashye ntabwo ari amarira gusa ariko ni amarira avanze n'amashimwe. Mama wacu yatubwiye turi abana 11 ibibazo byabaye mu gihugu cyacu hari abatashye abandi tubasha gusigara atugwaguranaho aturera turakura na papa yatashye muri icyo gihe ntabwo yigeze aduta yareberaga akajya bikeya kugira ngo tubashe kubaho. Mama yareberaga akaba yakambara igitenge kimwe kugira ngo abana be tugaragare dusa neza yajyaga aharanira ko yabona abana be basa neza. Turamushimiye ntabwo tubashije kuba hari ariko tugiye kubabwira ibyiza byiwe twamubonyeho kandi natwe dushaka kuzaharanira ngo tuzabe mu rugendo yadutoje rwo kubana n'abantu bose neza ndetse no gukunda Imana no kwikiranukira. Yajyaga atubwira ngo nimukunda Imana ntacyo muzabona mukiri ku isi. Yajyaga avuga ngo umuntu yabura amafaranga ngo ariko bifite Imana ukagira n'abantu ngo ibyo byonyine bihagije no kutagira amafaranga. Turamushimira tureze neza. Mama yajyaga atubwira ngo tubona yatashye ngo ntituzababaye ngo kuko igihe cye cyo gutaha kizaba kigeze akatubarira impfu yari yasimbuka nyinshi kuva
ari umwana kuva yubatse intambara yagiye arwana akatujyanira kumwe ababyeyi baganirira abana akatubwira ati impfu nziza zagaragaraga zagombaga kurisha narazisimbutse ati niba uzabona uvuye ku isi muzamenye ko ari Imana yabyemeye ntimuzababare ngo muzashime Imana kuko igihe cyakoranijwe cyo gupfa kwa nyina shitani yagatangira agiye gitabuka sinzi icyo ntidirishya rimwe yigeze atubwira ngo nabona twese dushyingiwe ngo hari igihe cyo gutangiza abakigeze ubwo afite amabanga menshi yavuganaga n'Imana kuko hari ikintu Imana yigeze imubwira iramubwira ngo abana bazihumura nzabubakirimo hari n'igihe Imana yigeze imubwira ngo nagenda ahigura umuhigo wo ku mwana we wa gatatu ngo kubera yuko ni umugeni arimo areza sinzi impamvu Imana yajyaga ibyemera mama niko begera neza yuko adatinya gupfa cyangwa gutaha ijoro uwo mvuga arabyarabura kandi Imana yamuhaye isezerano ko umwana wese yakagaruka akamubona tugira mukuru wacu utaba mu gihugu cy'u Rwanda ari uba muri Amerika ari muri Kinshasa ariko abo bose Imana agiye kumubwira akazongera akabona amaso ku maso Imana yarabikoze umukuru wacu nyuma y'imyaka myinshi ari hanze yaje kuza ejo bundi aje gukora ubukwe mama aramubona aranezerwa yatashye ubukwe bw'arebye tumufashe mu maboko tumurangata ariko n'ibyo bintu birasohoye kuko Imana imubwiye ngo umwana wawe ndamuzongera umubare ubwo amaze imyaka myinshi aba hanze atamubona n'ubu waba Kinshasa twari twamuze twaratatanye muri jenoside ariko nyuma tuzi ko yapfuye haje kugera igihe araza turamubona yongera isubira muri Kongo kuko yari afite akazi ameze neza ari Imana yamuhembye dushimira Imana ko mama agiye nta sezerano n'Imana amubwiye ridasohoye nta na rimwe ridasohoye twese abisize twubatse Imana izadukomereze mu ngo turimo tubashe kurera abacu natwe tubageze aha tugejeje cyangwa tuharenze murakoze cyane kandi ko kwizigama na mubyeyi n'abandi bafite icyo bashima umubyeyi wacu murakoze Haleluya. Nanjye nitwa Samukiza Jeannette kugira ngo mu byiza no mu bibi muri mushima kandi dufite impamvu yo gushima Imana bene data kuko mu isi iwacu nubwo isi tuyikunda cyane abantu tukumva turayikunze ariko nuko tuba tutarahishurirwa aheza tuzataha ikintu gikomeye rero njyewe umutima wanjye kirimo ndashimira umubyeyi wanjye nubwo yamaze kwitahira ariko naramukundaga cyane mama naramukunda cyane mama yaratureze aturera turi imfubyi ariko mama araturera mama yari umukristu nitwe bahamya ba mbere burya umuhamya wa mbere w'ubukristu bw'umuntu aba ari uwo mu rugo iwiwe ubundi aba ari umuhamya w'Imana yonyine ariko turashima Imana ishobora byose turashima Imana nziza ko turahamwe tudashidikanya ko mama yamuhaye ubugingo buhoraho kandi uko ni ukuri dufite ibihamya byinshi dufite abakora murabizi dusenga Imana ivuga twagiye tuvugana n'Imana inshuro nyinshi cyane hano harimo abakozi benshi b'Imana bagiye bamusengera Imana ikavugana nawe ikavuga ko Imana yamuteruye ubugingo buhoraho ikamubwira ko Imana ikamubwira ko ari umugingo icyo rero ni ikintu cyo kwishimirwa nubwo yatuvuyemo kandi twari tukimukeneye umubyeyi w'umuntu iteka ryose aba arimo yamuba hafi ariko ntabwo Imana yamukunze urukundo rwiza kandi yishima ko umubyeyi wacu yatashye neza bene data turahamya tudashidikanya ko umubyeyi wacu
ari aho Imana yiteguriye. Mama rero twarabanye turabana araturera aradukuza, Imana iratwubakira ingo, imaze kutwubakira ingo mu by'ukuri dushima Imana ko Imana burya ni Imana nziza kandi n'Imana idakiranirwa ngo ibagirwe imirimo y'abera. Mama atashye nta sezerano n'iyi na rimwe Imana rero isezeranisha, ni ukuri Imana igiye mideli bene Baraka. Mama atahana umutima unezerewe, atahana umutima unezerewe, nta rubanza n'ubu na rutoya afite imbere y'Imana. Turabishimira Imana rero mu by'ukuri, ibyo ni ibyiringiro bizima by'abera, ibyo ni byo dukomeza umutima, ibyo ni byo dushimishije kuko tuzi ko natwe kuri uwo muzuko nk'uko umushumba yabitubwiye, natwe niduharanira kugera ikirenge cya Kristo nk'uko bikwiriye, tuzongera tukabona umubyeyi wacu kandi tuzamubona. Ahasigaye rero ni ahacu kugira ngo natwe tugere ikirenge mu kiwe, natwe dukora ibyiza. Yari umubyeyi mwiza, yari umukristo, yakundaga Imana. Ndabizi no mu gihe yari yararwaye, yararembye, atabasha kugera no mu rusengero, amafaranga yabonaga ni igihe yaherezaga icya 10 ngo ntimuzanire mu rusengero. Ibi ngibi bivuze ahagaze ku gihe, ntabwo ari ukubeshya. Umubyeyi wanjye ni umukristo mwiza kandi hano harimo abantu benshi bamuzi. Ni ukuri Imana ishimwe n'uburyo yatashye twese duhari kandi tubona atashye nk'uko abakiranutsi bataha, ku buryo urupfu rwiwe rushobora kugukunguza nawe kwitangira. Ni ukuri umubyeyi wanjye yasinziriye neza nk'uko abakiranutsi basinzira, yarasinziriye. Mama ntabwo yapfuye, yarasinziriye. Twari barasenga, tumaze gusenga tukivuga amena, umubyeyi yarisinzira gutya, na muganga yari ahari, harimo n'umuganga twari kumwe, kwa muganga nari namubonye. Ni ukuri ibyo byashimishije imitima yacu, nuko ku rundi ruhande twumva tubabaye kuko twagikikije. Twavuga byinshi rero kuri uyu munsi, ariko Imana ikomeze gutuza heza aho yamuteguriye. Murakoze cyane. Haleluya. Yesu ashimwe. Haleluya. Uyu munsi ugaragara nk'umusoro w'umubabaro ariko n'umunezero kuko mu ijuru bishimye. Nanjye nshima Imana kuri uyu musoro, nshima Imana yuko yatashye amahoro kandi nshima Imana yuko yamuciye neza. Nanjye ni umwe mu bana b'uyu mubyeyi, ni njye mwana wa Bucura. Nshima Imana yuko yageze agakura akaba asize n'imfubyi yo kwibana mu nzu ye yarashyingiye. Arashyingirwa abanaga na mama, tumwe mu bana bageze muri byo kubana na mama kuva yabyara kugeza ashyingiye. Ntabwo urundi nigeze njya kubamo, aho najyaga narasubiza ngataha. Ntabwo nigeze mba kureba mama uretse kuba ku ishuri nkagaruka, ariko nabaye nabo. Numvaga ntazamusiga, numvaga nta muntu najya mu gihe mama, kuko naho najyaga ntamarira igihe gito ngahita numva ndarwaye ngataha. Ndibuka ari igihe mukuru wanjye yashakishije ubutare ngo njye kwiga aba ariho nzajya ntaha. Ndangije navuga ati ndarwaye ndarembye kandi nta muti ngomba kunywa buri kwezi. Icyo kigo ntabwo gishaka, cyari ikigo cy'ababikira bagiye kujyanamo. Numvaga yenda nzajya mba umwaka n'abanye mama, biba ngombwa yuko nsubira mu kigo nari ndimo kugira ngo ndihanire mama. Ikigo n'izo tumukomeye ntabwo nigeze mara kwezi ntageze mu rugo kuko numvaga nkundamuma cyane, numvaga ntabwo kumubona. Numva nari umwana w'Ubucura, naretse gukurikira mama, ndashishijwe niho naretse kujya mukurikira ko namukundaga cyane. Hanyuma rero maze gukura numva yuko nzashaka, najyaga mbwira mama ati nishaka nzakujyana muri valisi, kuko numvaga ari njye mwana wa nyuma kandi ntazamusiga. Tukabiganira agaseka kandi afite ko ruracyari umwana koko, undi nyamara nzamujyana umunsi uzasigarana nawe, numva nzamujyana. Tukabiganira amashaka rimwe nabwira ati rero ndabona ngo bari kwiyura isura, kugenda aba mwiza cyane, ari kumva umubiri
twari kugenda yiruka mwiza cyane meze biti amashami ati nawe uri mu burwayi bwo kumusaza nyamara mu ngenda we yagiye gutaha rero nageze neza muri icyo cyumweru yatashyemo kuko Imana yaje kumusura akihagera atubwira ati n'umugeni marayika w'Imana waje kumureba yaramanutse nta nubwo akiri yaramanutse yaje kumureba atubwira ndetse igihe atubwira ati muri iki gihe kirekire umukecuru azaba atashye twarabyizeye turabyiringira shima Imana rero kuko icyo gihe yatubwiye icyo umukecuru yatashye mama wacu yaratashye mu ijuru ushobora kubyumva batenya yanira abantu bapfushije ariko ndabizi neza ko yatashye natwe Imana yagiye tunyuramo kenshi abitubwira ikabitwereka ikabona turi mu bukwe bwiwe ndetse nawe yajyaga abyibonera kenshi rero nshima Imana ko mumujyanye mu ijuru kandi akaba yaramujyanye mu ijuru ari mu maboko yacu twese ikiruta byose nshima Imana ko mama yatashye ari mu rugo rwanjye kuko nari naramusabye ko nzamucyura mu rugo rwanjye akaba yaratashye ari haturutse Imana ishimire kuri icyo kintu mama rero ari umubyeyi mwiza yaratureze ikintu najyaga mukundira mu buzima nanamwigiyeho yari umubyeyi utajagaraye narinze ngira imyaka ingana n'iyo mfite ntabwo ari umuntu ushyize mu nama gusobanura ibyo wavuze n'abantu bashishikariza ntabwo bajya bakunda kumumenya kubera ko kwibera mu rugo cyane icyo kintu nakibwiye ikindi cya kabiri igihe kuri mama n'igihe kwihangana umubyeyi uhagarariye imibabaro myinshi yihanganira imibabaro myinshi kuba yapfakara kugeza aho atahiye yagiye yihangana gusigarana abana batoya ntabwo byoroshye hari abapfakazi bagiye bapfakara mu gihe cyiwe bariyandavuza ariko mama uko yakoraga ibibazo byose bikaga ku Mana agasenga ntabwo yigeze yiyandavuza we yakomeza gusenga Imana ikindi cya gatatu badutoje ikinyabupfura badutoza gusenga cyane dutoje gusenga cyane cyane tubibamo mu mazi turabimo mu amazi kuko yavuga ko dusenga iyo mubwira ngo ngiye gutaha ubundi ikintu ari kubeshya mama akacyemera niyo wari uko wigendeye hantu ukamubwira ati ngiye gusenga akavuga ati ntabwo genda niyo wari kumara iminsi 3 yumvaga ko wagiye gusenga ngo bimunejeje noneho abantu bagusuraga musenga kuko ati bano turasengana yarabakiraga neza kuva ari abana b'Imana baje mu rugo rwiwe umubyeyi wacu rero yari umubyeyi mwiza waduhaye ikinyabupfura mu kigo cy'umugabo no mu kigo cy'umugore byose biduhera rimwe kandi biba byiza Imana idutuza neza turabizi ko yageze mu ijuru ndashima Imana ikintu cyanejeje mu buzima mama ajya gutaha bari bahuye kuri farumasi kuzana masika yo kongerera umwuka nkageze ndavuga ati ndi kwihuta afite uburwayi bw'abantu umwuka muhe masika ngende birindaga kubira mpita nzamuka telefone nari yisize nsanga abantu bakwiye impungenge ngaragiye nkimugeraho mufasheho bari bakimufashe basenga narasenze gusa umwuka we biranezeza ntabwo byari byaturutse ubwo abandi bari bari kuvuga n'umunsi umwuka we aravuga ngo Imana ishimwe ntabwo nzi ko byagenze ariko numvise ntabwo nzi aho byaturutse ariko Imana yo mu ijuru yari imujyanye nuzuye umunezero ku kigo cyo kuzura umubabaro mama yararuhutse imibabaro yo mu isi yararuhutse imihate yararuhutse imiruho Imana imutuza heza kandi irabizi asanze abacu twari gusengeshaho kugira abana batashye imbere bataha bejejwe nta n'ibyo by'amagambo abana bateguwe bajya gupfa bari bateguwe bari bamaze iminsi 3 mu masengesho babajyanye mu gitondo basoje amasengesho yabo iryo joro bari barayakangurira ubuzima bwose yanyuzemo umwana we umuhungu wa nyuma yari yabubwiye rwose ko azabunyuramo amubwira ibyo Imana imubwiye mu gitondo barabajyanye barabica bamusigara afite icyizere cy'ahantu bagiye mu by'ukuri bagiye mu ijuru batuye heza nawe rero yarabasanze kandi rero muzasanga abana banjye Imana yamubaza umubabaro yagiye muri iyi si yamubaze agahinda agiye muri iyi si icyampa natwe tukazagerayo tukazamusanganira ahari natwe tukazamubona ndetse tukazabona umwami Yesu haleluya kandi twese duharanire kuzamubona murakoze Imana umugisha hari abakore bari bifuje ko nabo bagira icyo bavuga ariko n'ubundi kuko umuco we wari uri ntabwo abitaga abakwe yabitaga abana
niyo mpamvu rero nabo bari kuba nubwo bari bari mu kazi ariko bajyaga baza bagakora nk'urubaza bagasubira mu kazi bakagaruka bamufite amateka ye kugira ngo rero n'ubundi bahakanya nabo bakomeze bavuge kubera ko bagize igihe cyo kubara bari bamubaza nubwo bazaga bajya no mu kazi ariko bamufiteho amakuru kandi bamufiteho icyo bavuga mu reka nabo tubahakanya nacyo ishimwe cyane nanjye nitwa Urayineza Jean Bosco nitwa Papa Gisa iyo nabukwe mufataga nk'umubyeyi mufata nk'inshuti yambwiraga amagambo meza amagambo akomeza amagambo yubaka y'umugabo kandi ati mwana wanjye buriya kumenya ibi ntabwo ari gusaza imirimo cyangwa igikorwa gukora cyangwa ufite ugaragaza inzozi kugira uburyo mukecuru yavuga kumbwira amagambo akomeye cyane y'umubabaro yagiye akora nabo cyane cyane nk'icyo muri jenoside yakorewe abatutsi ntabwo baba bahuye nabo muri Kongo akavuga ati buriya njyewe ndashinga inkotanyi iyo yabonaga yavuga ati umwana wanjye uri inkotanyi ikaziguza ku mutima uzamukuye mu menyo y'interahamwe ayo magambo agahora yavuga ayashyira ku mutima nanjye bikangira kumukunda bikangira kumuhoza ku mutima nkumva muri njyewe ndakomeye uyu mukecuru rero yagiye ahura n'amahoro mwinshi ahura n'agahinda kenshi ariko agashimira guverinoma y'u Rwanda yamukuye mu nterahamwe akabana n'abana be. Haleluya, haleluya. Umukecuru rero twarabanye tubana n'ubuzima agiye ararwara arwara stroke yibara n'umuntu atavuga bimutera agahinda ariko twarabyakiye agera aho agera uburwayi bukomeye cyane turakwihanganira ndashima n'umugore wanjye ndashima n'umugore wanjye ko yitanze akarwaza amabukwe akamukurikirana akamwegera ntabwo ari ibintu byari byoroshye ariko njyewe ndamushimiye nk'umugabo sinubweho ni mu kazi ngo byakomeyeho ukumva afite umutima ukomeye ariko njyewe nkumva mfite imbaraga ziruta izanjye ndagushimiye mbere y'imbaga y'abanyarwanda ikindi ndashimira njyewe abaturage bari hano baba badufashe mu mugongo nkashimira n'umuryango wanjye uri aha ngaha n'abana banjye bose nkabashimira ukuntu bitanze bakakura umukecuru arabaye bikomeye cyane ariko ndashimira abavandimwe banjye nkashimira umuryango wose nkashimira n'isezerano yadusuye mu rugo nkashimira n'abayobozi papa pastor Alexis n'umushinga ukuntu yitanze na madamu we batubaye hafi imana ibahumurisha. Haleluya. Ngiye kuvuga amateka y'umukecuru n'umuntu wicaranye nawe turicarana turaganira ariko amagambo menshi asikiye kandi azamuriza mpaka nanjye ngeze aho yarageze kandi nzi ko imana izamufashamo. Murakoze. Haleluya. Ni amazina yanjye yitwa Ibyimana Sylvestre biri magambo ye kuvuga ubuhamya bw'umukecuru bwakwira bugake. Umukecuru wacu icyo mpamya neza ni uko agiye hejuru. Yari umukecuru ukunda gusenga, yari umubyeyi ukunda abantu. Hano hari n'abantu benshi babanye nubwo hari abaje batabaye abana biwe batari bamuzi cyane, ariko ni umubyeyi wakundaga umuryango, yakundaga abakozi b'Imana. Njyewe twakundaga kuganira tutarabona n'umudamu wanjye, akaba ari umubyeyi uganira cyane, akaba ari umubyeyi ugira urukundo.
igihe kiragera mbana na madamu umubyeyi tukaganira ntacyo yabaga afite gakikwiye nabaga agiye kumusura agahita apfumbatisha nta buri kintu apfumbatisha nk'umwana wiwe burya umwana umubyeyi ntabwo ajya akura kandi ntajya yihaza igihe cyose umubyeyi aba abona ko ntacyo yaba afite gakwiye igihe cyaje kugera biba ngombwa ko njya hanze mu kazi ariko ikintu cyababaje umutima wanjye ni uko nagarutse ngasanga umukecuru atakivuga nyuma y'igihe kinini tutibukanye ariko twajyaga tuvugana kuri telefone akambwira ati mwana wanjye ndagutegereje tukaganira cyane kuri izo za WhatsApp yari umukecuru udukunda cyane ariko ntabwo nzi nubwo atarakivuga nibwo yabaga mu rugo nubwo atavugaga ngo wumve atuye ijambo ariko yarasengaga cyane iyo nabaga ndi mu rugo ngiye kujya ku kazi nta kindi kintu cya mbere nahoreraga twafatanaga mu biganza akasengera nubwo atabaga atubura ijwi mu gihugu ariko yarasengeraga n'abandi mu rugo turi kuganira ukumva ari kuririmba indirimbo n'injyana ukayumva nubwo atavuraga ijwi gavuge n'injyana ukayumva ukumva indirimbo ari kuririmba cyangwa wazamura indirimbo mu gitabo nawe agatangira akaririmba yari umubyeyi wakundaga nanjye kumukunda muri ubwo burwayi bwe nabaga ndi mu rugo nkamwegamiza tugasangira ariko ikintu gishimye Imana ni uko abakozi b'Imana bose bajyaga baza kumusengera bavugaga ko ubugingo bw'Imana yabuteguye kandi buhisha ahantu kandi igihe cyose azaba atashye ari Imana izaba yabyemeye abarozi baramuroze bigapfa ubusa abamugambaniraga bashatse kumwica ni benshi bigapfa ubusa twajyaga tuganira cyane shima Imana rero ko imuhaye ubugingo budashira icyo cyo shima Imana ikindi shima Imana ni uko atari kumutaha atari kuko umwana umubyeyi ashobora kuba arwaye n'umwana umwe abandi badahari bari mu kazi yatashye abana be bose bahari yatashye nanjye mpari icyo cyo kintu gikomeye cyane kandi inzozi abana be bagiye bamurotaho zose uwo munsi barazasohoye barazibona icyo ni ikintu gishima Imana cyane ni ukuri abantu batazi umwami wacu Yesu Kristo sinzi aho bari kugana ariko umuntu uri mu buntu bw'Imana azakomezwa na Kristo navuga byinshi kuri uyu mubyeyi ariko nangirije aha yari umubyeyi w'umuntu Imana mu ijuru n'umugisha ariko yaramuhaye dufite kandi imasanzwe nk'uko twavuze ko ari mukuru wa madame udahari uba muri Amerika indirimbo bwaragiye hasi gatoya mbere namubwira se bikanabaze avuge uko umukecuru yagiye amubera umubyeyi murakoze nshima Imana ko nanjye murasi hano ngiye kuvuga kuri mabukwe yashingiye umugore mwiza umuryango ntabwo umaze mu gihe kinini navuga ko ahari kugeza isi yabo nawugezeho mabukwe atakibasha kuvuga sinabona umwanya wo kumva ikintu urimo kunganiriza ariko burya ijisho rireba neza ijisho rifite ubwuzu uraribona ageze muri uwo muryango arashingira arishimira ndabibona nanjye ashyira abana be yari umukecuru yari mama
ugira urukundo cyane. Iyo twaganiraga yafataga ukuboko ukabona yahumeje, ukabona yanze kundekura, ariko navuga ko numva ko anyishimiye, numva ari guca amarira asinze, nshatse kuvuga ngo icyumba kuri jyewe nkuko naganiriye n'umugore wanjye agati mama ni umuntu mwiza, akunda abakwe, akunda kuganira, ibyo nanjye bishijyana nabasha kuba nabo gushimira muri munange ambire uri ku mutima we, ariko amarenga yacaga narabyishimiye. Mu by'ukuri igihe gitoya maze muri uyu muryango nta kiri buzima, ntabwo atari umubyeyi mwiza ukunda abantu. Ikindi nshimira Imana, yitabye Imana kuwa gatanu nijoro, nari bavuye kuwa gatatu ndi kumwe n'umukozi w'Imana twagiye gusaba ku bitabo, naragiye baramusengera, akajya afata akaboko kanjye ngo mufate, arwaye mwaturaho amagambo meza, ndamubwira mama turabana bawe, turagukunda, humura, nunataha tuzaguherekeza n'abana bawe, tuzaguherekeza neza kandi uzajya mu ijuru. Nshimira Imana rero mpagaze hano mu kingo cy'umudamu wanjye kuba adahari, ariko kuba muherekeje nawe ni nawe yamuherekeje, ibyo yagakoze nari numva nabikoze, nabyo ndabishimira Imana. Rero Imana iburi kure idashira, nagiye musura nawe yagiye aba hose, nkamushyira abakozi b'Imana bakagenda bambwira amagambo y'ibyiringiro, barahari hano, nagiye gushyira abakozi b'Imana bakamusengera, nkamusengera. Mu by'ukuri navuze byinshi, uno muryango ndabona ari umumama, ari umubyeyi mwiza, yambere umubyeyi mwiza, nta kiri muziho rwose. Imana iburi kure idashira. Icyo nsaba abasigaye mu bana be bazagira urukundo nk'urwo nawe yari afite, bumvikane, yagira urukundo rwose. Babwiye ko nagize n'umuryango atakibasha kuvuga, byaramubabaje, ariko urukundo wararubonaga, yarabonaga akakwishimira, akagufata ukuboko. Ndabishimira Imana. akoze kandi bikomeze kwihangana. Bamutegurije kandi yari ari hano, agashaka ko asohotse bakire umukazana we Theodette, anamukaze Haleluya. Amen. Murakoze. Kandi ndatanguranya ko umukecuru wacu ari we wawe. Yaba umubyeyi yaba umubyeyi narahatashye aranyakira, twarabaye mu by'ukuri, naramusuraga nkamusura, najya kwa muganga akambera, ariko mu myaka 10 twari tumaranye nibwo twahuye n'ibyago. Ariko hari icyo nibutse yaje ashakisha, arambwira ngo ndeke kuraza abantu mu gihugu, ubwo yanjyanye mu rugo adushyira mu nzu, aravuga ngo ntiduhure n'Imana yabigennye ngo tubyakire. Yicaye ku muryango akaba arasengera, igihe cyarageze bikomeye, turakatama, nibwo yagendaga. Ariko mw'icyo gihe aza muri Kongo, yagezeho ararwaye, Imana iramugarura kubera amasengesho yasenze. Ageze mu rugo yaje amansanga, arambwira ati mwana wanjye muracyabaho? Ati turaho. Ngo twasigaye se turahumeka? Turahumeka. Ubwo twarabanye kubera gusenga kwe, urusengero ADEPR Masharisha
baramwakiriye baramucumbikiye aba ku rusengero kugeza ubwo bamushakiye inzu yo kubamo abana n'abakirisitu arasenga cyane yakira abashyitsi baje kuri urwo rusengero ariko njyewe mbarizwa muri gatolika ubwo rero igihe cyarageze arazamuka yubakirwa mu mudugudu wa Kamabuye Rusizi nageragezaga kuhamusubira mu burwayi bwe bwatangiye kurwara najya gusengera umuhari kahana akanyakira akaba azi n'umunsi wo gusenga ndi muhari ni ukuri akamfata nk'umwana kuko twabana arebye aza kumbwira ati yewe ati ngarenze uburwayi bwanjye burakomeye abana babwiye ngo bazanjyana i Kigali warimo bakurikiranira hafi asezeraho arazamuka nanjye gusubira Rusizi ikindi kintu nongera kumushima umwana wanjye arangiza nararwaye gute umwana arambwira turamutahira ubukwe ndabese umwana wanjye ko narwaye umuntu adashobora gushima urabona nigeza ati kwa kaka wawe ahari ni ukuri bazagufasha ni ukuri umukecuru afashije umwana nk'umuzukuru nubwo barifotoza banyoherereza amafoto y'uko umwana yari yarangije kaminuza nuko turicara ariko tukajya tuvugana kuri telefone akabiri akabwira ati mwana wanjye bikurikirana akaba asize akaba afite yararebaga umwuzukuru w'umukobwa nawe yitabye Imana umwuzukuru isigara kuba yasize inzu igihe cyose babiyoboraga amafaranga nkayohereza bakagurira umwana ikayi ariko ndicara ati koko umukecuru azagende namubonye ariko nawe akantumaho ndi kuki utaza kumusura mu kwezi gushize mu kwa kane gazamuka mu kwa kane ndaza nje kumusura nsanga yararembye ntagishobora kuvuga ariko arishima ari ndi kubona umukazana wanjye aravuga ati yo ati mugezeho ati Imana yashatse gishaka cyawe ati wongeye kumusura wongeye kubonana nibwo nataha umusezerano rero ndataha ejo bukareba nibwo bambwiraga atararembye nuko kuwa gatandatu saa nanjye ndavuga ati twarabanye yambereye umubyeyi muzi ko kera twashyingirwaga tugatinda mu ngo z'ikigo n'ubu ni ukuri twarabanye ndakira nk'umwana uje mu muryango we ubwo rero tuba ku isi niko bigenda turatandukanye Imana imuha iruhuko ridashira kandi mwicaze muri cya cyicaro yamugeneye Imana niyahabwa icyubahiro bapfuye bapfiriye muri Kristo Yesu atwakire mu madatika nawe umuturanyi we babanye n'abagira icyo Haleluya. Nshimira Imana iyo umuntu w'Imana yatashye bari amashimwe bari ku muriro kenshi ntabwo yo gupfusha kera bapfushaga kubabara ubona abantu barababaye ariko iyo umuntu apfuye babyita kwitaba Imana ari umukristo afite ubuhamya bwiza abantu barishima umuryango urishima abana bakishima n'inshuti n'abavandimwe bagashima Imana ndashima Imana rero gushimira uno mubyeyi ntabwo twabaye ku musozi umwe ntitwanavutse hamwe ariko 2018 nibwo namubere nari ntuye mu mudugudu
avuye mu wundi ariko abana be bashyikira muri uwo mudugudu bahasanga uwanjye mwana bamenyana vuba nk'abandi barabamenya bagendana bamenyana n'abandi bagenda mu makorari bamusangamo bagashuke gutyo noneho igihe kimaze kumbwira ati rero bariya bagenzi banjye basura bafite mama we waje urwaje uzajya kumusura nanjye ni umukirisitu bambwira ko ari umukirisitu nanjye ni ishyaka ryo kujya kumusura umubyeyi ndamusura turaganira sanga mu mukirisitu ufite ibyiringiro ukomeye kandi wakomeza n'abandi b'abanyantegereje ubwo nakomeje kumusura igihe kiragera nkagenda no gusengera tugasenga umwanya tugasenga igihe kiragera baraza batura hafi y'abantu bashashe inzu barayigura biza kuba ngombwa ko babibona hafi y'abantu turegerana basanga n'umuvandimwe wabo gutyo najyaga njya gushakisha imibereho naza naniwe cyangwa se kwinshi narara nahageze namara iminsi ntageze ku munsi wa gatatu nkumva mfite urubanza nakundaga kumusanga tugasenga akambwira amagambo meza amagambo arimo ibyiringiro ntabwo yigeze ku umutima kuko yararwaye igihe cyarageze umukobwa umwe ageze cyo gushyingirwa yavaga mu rugo yabashaga kujya ku rusengero kandi kandi no twari duturanye inzu ku yindi ntahaje zimwe ntabwo yari yakagera iwanjye ko ntiyari bashaka ariko njye muzima nkabaho ngomba gukora icyo nkwiye gukora uyu mubyeyi amuba hafi tukajya musanga tugasenga kuko ntibyara gusengera babone abo bafatanya gusenga imana ikabishoboza nkabikora ariko igihe kimwe twajya tuganira akambwira akamuhamya n'inzira yagiye acamo nanjye nkamuhamya n'inzira yagiye acamo mbese anyiyumvamo igihe cyarageze rero maze igihe cyo gushyingira tuba hafi dufatanya n'abana be mbese natwe tuba nk'ababaye mu muryango ubwo umwana amaze gushyingirwa n'undi nawe ufite yabaye ategura ubukwe biba gutyo nyine ubukwe bwabo kuzamo ufite n'amurabizi ariko ntabwo byatumye tudakomeza kubana umukecuru ngo yarambuye ariko asigaye wenyine byabaye ngombwa rero ko uba abana nk'uko yabivuze na mbere aramujyana ariko mu kumujyana ntabwo nanjye nacogoye ngo ndetse kugira kumusura uko nabonaga umwanya ko nabonaga uburyo nabasuraga nkagenda tukaganira cyane by'imana akabwira aho yagiye asengera akabwira ubutaha akabwira ibintu byose ariko akakomeza ndabibuka kibasha kuvuga yarambwiye ngo imana yansingiriye abana kuko nabisabye irabubakira nawe icyo nifuza sinzapfa nabonye datiba yashatse nawe imana izagushyigikira umwana mwakubaye hafi gufata amaboko mutubera abavandimwe nubwo ntabishoboye abana banjye bazabafate amaboko kuko mwafashe amaboko icyo kintu yakuraga kukimbwira akambwira ati ndagusengera byarabaye ubukwe bwarabaye nkajya musura tugashima imana nta bindi biganiro twashimaga imana rero kiza kugera agira kuvuga biranga ndabyibuka umwana ampamagaye ati mama ntabwo ari kuvuga
nagiyeyo iki akubise amaso ahingiye yarayigirwaga ukabyumva ndarira ntekereza ukuntu twaganiraga ntekereza ukuntu yajyaga nkaho wategura rero ko ibyo Imana yagiye imubwira byose uko birimo gusohora nafashe ubutaha kwihangana ndarira nkajya mu gutaha nkajya gusenga kwabo Imana uzambwira ngo ugiye kongera kuvuga ntabwo byakunze byageze rero kuba bamujyanye k'undi mwana tekera nkagira ubukwe bw'umukobwa uri hanze buraba turamutaha turamujyana ajya guterura mu maboko ndabyibuka tumushyira mu modoka twafatanyije n'uriya mukwe we nawe turamuterura tumushyira mu modoka nabyo Imana isohoreza amasezerano ndayishima cyane rero umuntu twakoranye namubonyemo Imana namubonyemo gukunda Imana namubonyemo gusenga nubwo yarababaye yarasengaga ntabwo nigeze mubonamo umunabi cyangwa kwifuza abandi nabi ayo niyo mateka y'isi zabikomeze ntabwo wavuze ko batarushaho kuba beza kugira ngo umuryango evangeliste Mukishimana Jean-Pierre ibyo tugiye gusorezaho muri gahunda y'ubuhamya tumusabira kurambuka ze ahita kuvuga kuri mu cyiciro tunasoza uyu mwanya hari ibintu bageramo bikababera igihe byiza byo kwibuka isi rero mukecuru ndavuga amateka y'umuhagarariye nawe kuko ni umwe mu bakwe ariko bagize urugo cyangwa se bagize umuryango bakiriwe arambwira ijambo ryibuka cyane yarambajije se witwa nde nawe yareka Mukishimana Jean-Pierre arambwira ngo mwana wanjye mukishije Imana ijambo arebeye turi Kamembe ndabyibuka cyane ati ngwino rero Imana yambwiye ko izanshumusha ikamba abahungu banjye bagize bakunda ngwino ndashima Imana rero uyu munsi ko ngiye kuvuga amateka nyine kubera ko twabanye neza nk'umubyeyi yaravuze ngo ntabwo ngiye nshaka abakwe ndashaka abana kuko nifuza abana muri abana banjye sigaye twiza kuzanyita kuko ubukwe uzanyita mama nanjye rero mwita mama kandi yuko yari ari rwose amazina rero yitwa Mukanyaga Laurence akaba mwene Soni Atanasi na Iragenza yavutse mu 1994 ku itariki ya 4 akaba rero mu 1996 ari mu bantu bashatse bakiri bato bashakanye umugabo witwa Atanasi ashaka ari mutoya ariko Imana imugisha babyarana abana 11 nk'uko babivuze mu gihe rero igihugu cyabaye ingorane abana bamwe barataha nk'uko babivuze